Yes, ahangaha ni kuri Theo TV Kinigi, nizere ko ukomeje kugenda ugira ibihe byiza. Ukeneye urugo rwiza, ukeneye kuba wakwigurira inzu, duhamagare kuri 0788 ubundi tugutumikire kuri byose. Ikaze nanone kuri Theo TV Kinigi, ahangaha ndabasuhuje neza cyane, nizere ko mukomeza kugenda mugubwa neza aho muherereye hagiye hatandukanye, bari muri diaspora hirya no hino. Reka mbasuhuze mbabwire nti mugubwe neza kandi mukomeze mugire ibihe byiza cyane. Aha rero bati mbazaniye iki? Ushobora kwibaza uti muri aka kanya nkuzaniye iki? Turibaza ku kibazo cy'insengero zifunze, twongere twibaze ku kibazo cy'insengero noneho zigiye gusenywa burundu. Aha rero ntabwo byoroshye, ntabwo biba byoroshye. Hirya no hino mu ntara zigiye zitandukanye mwumvishe ikibazo cy'insengero zifunze cyangwa se zigiye kuba zafungwa burundu bitewe n'akajagari kazo. Akajagari k'insengero rero, hamwe wasangaga insengero kibaza ati si iri torero ni itorero ki? Ese iri torero intego yaryo ku bakirisitu ni iyihe? Ese ni iyihe mishinga bafite? Hamwe na hamwe ukaza usanga abayobozi b'ayo matorero barimo bafata amaturo bakayakoresha ibyo bashaka. Ese nyirizina nka leta ugasanga nayo nta ruhare ibifiteho, ugashaka n'imisoro y'aya matorero ukayibura. Aha rero ubuyobozi bwite bwa leta baravuga bati ndizera ntashidikanya ko mu minsi iri imbere mushobora kuzatungurwa no kumva habaye ikintu kijyanye no kuba amatorero wenda byibuze yakomorewe ashobora kuba yasenga ku munsi umwe, kugira ngo aze kuba burya itorero ridatanga umusoro muri leta. Nanjye simpamya neza ko ryagakwiye kuba muri iki gihugu, kuko iki gihugu cyacu cyubakiye ku misoro. Burya Rwanda Revenue Authority burya itariho ntabwo twabona iyi mihanda, ntabwo twabona ibitaro, ntabwo twabona aya mashuri abana bacu bigamo umunsi ku munsi. Ariko ni nayo mpamvu rero amatorero azakomorerwa, ayo matorero nayo aba agomba gukurikiza gahunda za leta uko bagomba kuba bazigezwaho uko bwije n'uko bukeye. Hanyuma rero ahangaha mu ntara y'Amajyaruguru ho nyirizina hari amakuru mperutse kumva ko ari insengero zigera muri 54 zigomba kuba zahagarikwa burundu cyangwa se zafungwa burundu. Utangaha bihagaze bite? Ukurikiye ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ugenda ubona urutonde rw'izo nsengero, ariko ahantu numvishe bikabije mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Rulindo ni Gicumbi. Hafi aho ngaho ari insengero 34 mu karere kamwe. Urumva ko ako karere rwose izo nsengero ntabwo zari zujuje ibisabwa, kandi ugasanga naho ziherereye naho ni nko mu manegeka. Ariko reka nkubwire ngo nyabuneka, niba uri muri ako gace ukaba unteze amatwi, shaka aho ugomba kuba wasengera, numara kuhabona ubundi wegere Imana cyane, kuko iki gihe turimo ntago cyoroshe, kuko ni cya gihe cyo kuba umuntu agaragaza ko ari umukirisitu ku rwe ruhande. Kandi burya ubwera bw'Imana ni ubwera bw'Imana, kandi burya umukirisitu agaragarira mu bibazo cyangwa se mu bigeragezo bigiye bitandukanye. Ndizera ntashidikanya ko rero iki ni igihe cyo kuba cyahapimwa ubukirisitu bwa muntu. Kandi nanone ntabwo nzi neza ko umukirisitu wa nyawe ashobora kuba yacika intege, ahubwo ikibaho umunsi ku munsi ni uko agomba kuba afite ijambo ry'Imana mu mutima we, kandi agahora anyotewe no kumva ijambo ry'Imana. Bitavuze ngo kuba insengero zifunzwe aho nasengeraga niba hari hafi y'iwanjye, ariko urusengero rufunguye rukaba ruri hirya no hino kure, niba nakoreshaga iminota 20 kugira ngo ngere aho ngomba guteranira, ubu ngubu bikaba binsaba gukora urugendo rw'amasaha 2 ngenda guterana. Byumvikane ko niba ndi umukirisitu wa nyawe uko byagenda kose ngomba kuhagera ngaterana, kandi ngaterana nishimira ko Imana imbona neza. Ikindi hari abacitse intege, baravuga bati ubwo insengero bazifunze reka twigire mu bindi. Nyaboneka reka nkubwire ibyo ntago ari byo, kandi ntago bikwiriye umukirisitu uri muri uru rugendo. Satani ntakagufate ngo aguce intege ngo wumve ko ugomba kuva mu mwanya
ahubwo ibyo ukora byose umunsi ku munsi zirikana ko hari Imana itureberera mu byo dukora byose. Imirimo yacu ya buri munsi rero turabizi ko tugenda tubihererwamo umugisha n'Imana, kandi nanone uwo mugisha niwo utuma tubaho uko bwije n'uko bukeye. Ba nyiri insengero rero barabaza bati abakirisitu bati ko insengero zacu bagiye kuzifunga, amaturo twatuye, imigabane twatanze bizagenda bite? Amakorali yaguze ibyuma, ese bazabigabana, bazabigurisha babigabane, bizagenda bite? Ni ikibazo nanjye nibaza, nawe ushobora kuba wakwibaza. Kwibaza ngo urusengero rwacu rugiye gufungwa burundu cyangwa se rukurweho burundu, twaguze ibyuma, twaguze intebe, twaguze ikibanza, ese ko bigaragara ko ari iby'itorero bizarangira bite? Ubwo butaka buzakorerwaho iki gifitiye inyungu b'abakirisitu bahateraniraga? Mu minsi mike ndaje mbikurikirane, ubundi nzakugezaho update zose. So wabyumvise se? Kora subscribe rero tukiri aha ngaha, kandi wibuke ukore share, like, uje muri comment uduhe ibitekerezo, ubundi tujye tuguha ibyiza bigiye bitandukanye. Wibuke gukanda kuri ako kazogera kari hirya gato cyane, uze gukanda ahantu handitse all kugira ngo notification zacu cyangwa se uko dusizeho video uze kuba wayibona ikugereho. Urabona ko rero aha hantu mperereye ni agace keza cyane, ni agace k'ibirunga. Aha ngaha ni mu Kinigi nk'uko mugenda mubyumva, i Musanze, hafi n'aho bitira ingagi amazina cyangwa se abana b'ingagi amazina. Aha ngaha rero tuba twatembeye tugira tuti turebe insengero zaho zifashe gute. Aha ngaha twageze ku itorero rya ADEPR Kabwende, aha ngaha ni muri paruwase ya Rushubi, aho twasanzeho baterana, kandi nk'uko ubuyobozi bugenda bibasaba, urusengero rwabo rurimo sound proof nk'uko byumvikana, nk'uko bitegekwa n'amategeko ya leta, sound proof zirimo. Urabona harimo haba amateraniro abiri, dore ko harimo hateranira amatorero abiri. Hari itorero rya Kabwende nyirizina, hakaba n'itorero rya ADEPR Musanze ya mbere ryo mu murenge wa Musanze, nabo muri paruwase ya Rushubi. Byumvikane ko iyi paruwase ya Rushubi ishobora kuba isigaranye insengero zitarenze 4 cyangwa 5 zifunguye muri iki gihe. Niyo mpamvu rero nyaboneka uwe mukirisitu ubona iyi video, zirikana ko tugomba gusenga Imana, kandi Imana ikatubona neza, ikatwishimira umunsi ku munsi. Murakoze, mukomeze mugire ibihe byiza cyane, ariko mu minsi iri imbere ndaje ngenzure izindi nsengero, nzaza mbabwire ngese byari bimeze bite. Ciao, hasta la vista, yari Theogene cyangwa se Theo TV Kinigi.